kaza neza ikuzimu mwana wanjye, aho ibyo wakoze neza ku isi waba waratumwe biguhesha ubugingo buhoraho ku isi, cyangwa se bikaguhesha gutwikwa mu muriro mu gihe waba wabikoze nabi. Ngaho tangira udusuhuza. Hola. Hora nibikiwe Pattyno mayoneze. Biso. We mayoneze kibiriti nyankaragata. Urashaka kuzana komedi kuzimu? Kwari ukuri ariko ntago ari ibyo nyine tu. Ubwo se niba atari komedi ibyo ni ibiki? Gusa nabyo birimo. Nyine nsobanurira, ni komedi si komedi? Ni hafo. Kunyandikira message ngo nguhuze na Marina. Ka Marina ugakundira iki? Nuko ari agasazi nyine tu. No, kari agasazi. Hanyuma se Ariya nari naguhaye, Ariya kuki wamwanze ukamwirukana? Mwapfuye iki? Ntago Ariya namwirukanye. Kana nta nubwo Ariya navuga ngo ntago yari umwe muri timu yanjye. Have wirya indi mishaho Pattyno naza kugutwikira mu ruri inyuma yawe ugapfuga kongoka. Nakubajije ngo Marina uramushakira iki? Ariya mwapfuye iki? Wongeye kumbaza icyo kibazo nakuryaho na black shumi yanjye. Ko nakoheje ku isuri wenyine ngo ukine komedi, ukaba warakizemo murumuna wawe. Ubu ngubu nawe ubona yansetse. Yagusitse pe. Nuramuka ugize amahirwe nkakohereza ku isi ukajya gukora ibyo ugomba gukora byose nk'uko nabigushinze, ukagira amahirwe sinkutwikire muri uwo mururi inyuma yawe, ugere ubwira nawe yitegure nzamuzana hano mu mihati bihabazo, cyangwa se niba munanira nzamujombe biki n'ibishinge. Ngaho mbwira bimwe mu bikorwa wakoze bikarebwa n'abantu benshi ugeze ku isi, ku byo nizera yuko uzanzanira abantu benshi cyangwa se umaze kugumura abantu benshi. Bimbwire se. Video nigeze gukora nyine banagiye yitwa Pattyno nakwiyamye kurya indimi. Pattyno mbwira ikintu iyo video yari irimo. Gutanga ikirego ku muyobozi w'umudugudu. Sinumva se ari keza sha Pattyno. Ako kantu kararyoshye rwose ku muyobozi w'umudugudu, ngo ndabyumva umudugudu wose waje kukareba. Iruti ni exclusive. Mu bantu batandukanye nagutumye ku isi ngo ugende ujye kugumura bangandukire bamenye ko ndi rusofero umuyobozi wabo mwese muri rusange. Nabahe bantu wibandaho cyane. Abafana ba Pattyno comedy ni iki? Mayoneze nyine. Hanyuma se niba ngutumye kujya kugumura abantu, urubyiruko, abakobwa, abasore, abakecuru n'abana, ukabumbwira ngo bafana ba Pattyno comedy, ibyo ngibyo birandeba. Bashaka umugeni imbere y'ubukwe. Pattyno witangira kumbwira mu migani ushaka kuntuka. Ndashaka umugeni imbere y'ubukwe se? Niba naragutumye abantu banje bo ku isi nzi neza ko bariyo ngo ugende ubagumure, kuki wiherera igihande kimwe cy'abafana ba Pattyno comedy? Kugeza aho mbwira gutyo. Ngaho mbwira ugusatsi rwawe warukoze ibicyo. Kedo n'ubundi nta bintu birenze usanzwe babizi, na agatentire mfitemo. Pattyno kuva wagera ku isi umaze gusambana kangahe? 3. Ngaho niba wumva naragukoreye ikintu cyiza cyo kuba utakiri imanzi, ngaho nshimira imbere y'abantu. Ndamushimira cyane imbere ya kamera yanyu. Shema Pattyno icyamamare komedi. Naragukoze nkugira icyamamare, nkugira ikintu kidasanzwe, usigaye urebwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Ubu nugera ku isi none ibyo bihumbi byose uzabinzanira numva nishimye. Ubu ntutangiye kwiyumva ubwo umaze kuba umusitari. Nawe uzakora ibintu byawe ugira aho ugera. Yambaye nka rusofero ku mbaraga zanjye, we kibiriti mayoneze nyankaragata. Ninjye ubwira gutyo sha Pattyno, wowe mwana niteruriye, mwana nirereye. Ntabwo nagufashije wowe. Waramfashije ndamenyekana, so ubu ngubu ngiye kuba nanjye nashinga ibintu byanjye. Ngaho mbwira mpake hiti niba nta kintu nagufashije. We Pattyno ni gutyo wabaye, kuki wahindutse mwana wanjye? Mutwikire muri umururi inyuma yawe. Pattyno ntangire mbisubiremo, ntabwo nagufashije. Musaza waramfashije byata. Niba wemera ko nagufashije, nyibutsa neza mugenzi wawe nanone nabafashije muri kumwe. Namwibagiwe kanyibutse karakana bakitande vuga vuba. Nyakso. Kubera Nyakso yitonda, ibaze ko mba nanamwibagiwe. Ariko Pattyno umaze kubyimba. Ubu se wona Nyakso ubona mutandukaniye hehe ubundi? Nje na Nyakso dutandukaniye. Ariko Pattyno urashaka kuvuga yuko ibintu nkubajije utari kubyumva neza? Ndakubajije wona Nyakso mutandukaniye hehe ukongera ukansubirishamo? We nyankaragata sizi ibyo nkubajije se nyine vuba. Ngo nyuma na Nyakso ngo ikintu kibatandukanya. Mbare rimwe wambwiye ikintu wowe na Nyakso kibatandukanya, kivuge. Nta kintu ngenzi rwose. Ngaho mbwira kimwe cyonyine umuziho. N'umusetsi oje. Ngaho mbereza icyifuzo kimwe wifuza kugira ngo ndebe ko nakubabarira by'ibyo ugasubira ku isi. Urashaka nguhe umugore umeze ute? W'ikizungereza. Pattyno ngaho mbwira umuntu wakugoye cyane ku isi kugira ngo umugumure umunzane. Rusine Patrick. Okay, Rusine Patrick ndaza kumwitaho mwihorere. Ngaho mbwira ukigera ku isi nkimara kukohereza, nicyo kintu wagezeyo ugasanga ku isi ukabona kidasanzwe abantu baho bakora. Hari ukuntu nyine bajama batereta batabizi nyine kakunda ububyiga. Waho gisuhuza umukobwa ngo bitenga amakuru ni byiza, ukabura ikindi kintu mubwira nyine. Muri ayo sha Pattyno mbwira uko byagenze, uke kuncisha ku ruhande no ku ruhande. Nyine ngo twa dutuye hano ngo kera nkivuka.
ngo niga gardienne ngo hano nuko ngo primaire ngo nyikomereza hariya none ngo kaminuza ngo nzayiga hariya. Sha Patino sha uranyemeje numvishe ku isi biba bitoroshye ngaho mbare gatanu wagiye sezera vuba se. Niki amen.